sashimwe. Muri aka kanya rero dushimye Imana yabashije kuturinda kandi ikaba itugejeje muri aya masaha tugihumeka umwuka bariho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Akanya k'amasaha ya 5 tugeze mu gihe cy'ikibwirizwa. Reka rero muri uyu munsi iyi gahunda tuyitangiza indirimbo ya 53 duhagaze. Isomo turaribona mu kubuntu byakozwe ntumwa igice cya 20 umurongo wa 28 haravuga ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu kiranuka kubw'ineza n'urukundo rwawe, kuba wongeye kuduha akanya ko kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ryawe.
cyane tuvuga ku mateka yaranzwe itorero ryawe uhereye mu itangira ukageza ku gihe giheruka icyo turimo. Turagusaba rero kugira ngo umwuka wera abane natwe kandi tubare gukiranirwa kwacu, ko tutabasha kuba imbere yawe dukiranirwa. Wowe ukiranuka rero twambika gukiranuka kwa Yesu, turakwinginze. Ngaho rero ufashe buri wese kugira ngo abashe kugira umugisha binyuze mu izina rya Yesu, amen. Sashimwe. Akanya rero tugezemo, tugiye kwakira indirimbo y'abategereje kugira ngo baze baririmbire Imana natwe twumvire. Ndabona batiteguye, reka twakire Mama Harmony aze aririmbire Imana natwe twumvire.
sashimwe. Amen. Reka dusabe umutuzo buri wese atuze, hanyuma rero dukomeze na gahunda y'uyu munsi, aho tugiye kuganira tugiye gukomeza n'umugabane wa gatandatu w'insanganyamatsiko turiho. Umugabane wa gatandatu ukaba uvuga ngo ni wa wundi nyine, amateka y'itorero ry'Imana, ibyaranze itorero ry'Imana uhereye kuri Abeli mu gihe cy'itangira ukageza ku iherezo ry'ibihe. Ese itorero ry'Imana nyakuri ni iki kiriranga? Rero muri uyu munsi ngira ngo twamaze gusenga dusaba Imana kutuyobora, ubwo rero tugiye gukomeza na gahunda yo kurebera hamwe ijambo ry'Imana. Turareba mu by'ukuri akaga kabayeho mu gihe cy'intumwa ndetse no gukomeza bize kutugeza mu mwaka wa 312 nk'uko byari byahanuwe, uko ibintu byose byagiye bihinduka. Ndabizi ko ukuri kuryana, ariko kwibwo kuyoborwa n'Umwuka Wera, ababasha kubyumva bose babashe gusenga, babashe gusoma, bisomere barebe, bareke kugira ubunebwe bwo gusoma. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo hahirwa usoma, hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'uwumva agatega amatwi bakitondera ibyanditswe muri iki gitabo, kuko igihe kiri bugufi. Bivuga ngo amahirwe ari uburyo bwinshi cyane, ariko amahirwe yavuzwe ku bantu b'igihe giheruka ni amahirwe y'abantu basoma. Ariko bamara gusoma bakagenza bate? Bakitonda, bakabigenzura, bakabyitondera. Ntabwo ari ukubisoma kugira ngo bibe evidence, bibe ibihamya gusa biri aho, ahubwo ni ukubisoma kugira ngo babashe kubyitondera. Hanyuma andi mahirwe ni abateze amatwi, abateze amatwi ariko nabo bakitondera ibyanditswe muri ubuhanuzi muri iki gitabo, kuko igihe kiri bugufi. Rero ntidukwiriye kuba nk'abakobanyi. Ndagira ngo kuri iri jambo rivuga ngo igihe kiri bugufi, hari abagiye batanga komenti zitandukanye batese icyo gihe kiri bugufi kivugwa buri gihe ni ikihe? Icyo ni ikibazo cyiza, reka nacyo tugisubize. Igihe kiri bugufi, ariko nanone byarahanuwe. Birumvikana yemwe? Byagize bite? Byarahanuwe. Byahanuwe ko hazaza abantu b'abakobanyi bavuga ngo igihe mwavugiye ko azaza ari hehe? Turi kumwe? Murabyumva yemwe? Havuzwe ko ahazaza abakobanyi. Birumvikana? Abo bakobanyi bakajya babaza bati biri hehe? Turi kumwe? Hano ngira ngo turaza gusoma hano muri Petero. Turi kumwe? Mu rwandiko Petero yandikiye abizera bose ababurira kuri icyo kintu. Turi kumwe? Turi kumwe? Petero yanditse ababurira kuri icyo kintu. Arababurira hano, avuga ku bantu bagomba kuzaba bakobana. Avuga ko hazabaho abakobanyi. Turi kumwe? Hano mu gice cya mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo
burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Uwo ni Petero ubivuga, kandi Petero ni umwe mu ntumwa za Yesu wari ukomeye. Aravuga ati ntabwo twabwirijwe n'ubwenge bwacu n'imigani, ahubwo twabwirijwe n'imbaraga z'umwami wacu n'ibyo kuzaza kwe n'ibyo twiboneye ubwacu, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Ni ubuhamya bwe yitangira. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusohora uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Hano rero ngira ngo ikigaragara ni uko mu by'ukuri Petero aravuga ati ibyo twebwe twiyumviye. None Yesu ubwe yarivugiye ati dore ndaza vuba. Ni nawe weretse Yohana nawe yari intumwa yakundwaga na Yesu, amubwira ati hahirwa ugira ute? Hahirwa usoma, hahirwa n'uwumva bakitondera amagambo yanditswe muri iki gitabo, kuko igihe kiri bugufi. Rero nta gushidikanya, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe kiri bugufi, Imana yizi ko kiri bugufi. Ahubwo wowe mu gihe cyawe kigufi ufite kirenze n'ikigufi ku Mana, kuko Imana yo gishobora kuba kigufi ari imyaka 1000, Imana ishobora kuba kigufi ari imyaka 10, biterwa nuko yo yabibonye. Ariko wowe igihe kigufi cyawe ufite imyaka itarenga 50, imyaka yarenga ikaba 80, ubwo nuwaramye cyane, uyiteguyemo ute ko n'ubundi uzapfa mu bigaragara? Ariko hahirwa abapfapfira hehe? Hahirwa abapfapfira mu mwambi, kugira ngo kuri wa munsi w'amateka bazabashe kuzuka babone ubugingo buhoraho. Ikibazo rero udakwiriye kwibaza ni ukwibaza ngo ese ni igihe kiri bugufi ryari? Ahubwo banza wibaze ngo ese njyewe igihe cyanjye, niba igihe cy'Imana yenda yo ifite kubara mu gihe cyayo ntihoraho iteka ryose ikabona imyaka 1000 nk'umunsi umwe, wowe igihe kigufi cyawe cy'imyaka itarenga 70-80, ariko ubwo njye mbara 50 ko umuntu agishoboye kuba yashyira intekerezo ku gihe akakira agakiza, kuko biragorana iyo abantu bashaje kwakira iki? Kwakira agakiza. Turi kumwe yemwe? Ariko ni wowe ukiri mutoya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe, mu minsi y'ubusore bwawe. Mubwiriza igice cya 5. Turi kumwe? Turi kumwe yemwe? None rero hano ni ukuvuga ngo tumenye ko, birumvikana, tumenye ko igihe kiri bugufi. Birumvikana. Hahirwa rero usoma, hahirwa n'umva, kuko igihe kiri hehe? Kuko igihe kiri bugufi. Turi kumwe? Hano turasoma n'ubundi muri Petero wa 2 igice cya 3, ibyo kugaruka k'umwami wacu Yesu. Ubwo ndashaka gusubiza abo bantu babajije ibyo bibazo tukabona gukomeza. Bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa 2 mbandikiye muri izi zombi. Imigambi yanjye ari iyo gukangura imitima yanyu itari mu buriganya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Dukwiriye kwitonda mu magambo tuvuga.
ibyanditswe bitazaduciraho iteka bivuga ko turi mu ruhande rw'abakobanyi. Ushobora kubivuga ari ikibazo ubaza, ariko iyo ubizi neza ukabivuga ubirengaho urwenya wibereyemo, ni ukuvuga ngo ushobora kubarirwa muri uyu mugabane kandi ibyawe bikazaba bibi cyane. Icyo rero Imana yifuza ni uko ibyacu byahinduka byiza. Turi kumwe? Ibyacu byahinduka iki? Ibyacu byahinduka byiza. Noneho rero akavuga ngo bazabaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Birahura n'ikibazo kibaza ngo ryari se? Igihe kiri bugufi, ryari se? Ariko nyamara umwami wacu yaratubwiye ati ku bwanyu si byiza ko mumenya umunsi n'igihe, kuko nanjye ntawo nzi usibye data wenyine. Birumvikana? Ariko aravuga ati igihe kiri hehe? Kiri bugufi. Birumvikana? Noneho rero hano aravuga ati bazababaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereyeho ba sogokuruza basinziriye byose bihora ari uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko bibagiza nkana yuko ijuru ryahoze uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Birumvikana yemwe? Mbere yuko ibiti n'ibimera n'ibiri ku isi bibaho, ijuru n'isi byagize bite? Byahozeho, kuko haranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Barabyirengagiza. Hanyuma Imana nyuma iza gutangira kurema, iha ishusho ibiri ku isi n'ibiri mu kirere. Birumvikana? Itangira kubiha ishusho, itandukanya amazi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro. Ahumutse ihita ubutaka, aho inyanja ihita amazi, ariko ibyo byari bisanzwe biriho. Rero hano niko Petero aravuga ati birengagiza ibyo ngibyo, bakiyibagiza nkana yuko ijuru ryahoze uhereye kera kose, isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ibyo nabyo barabyirengagiza. Birengagiza ko isi ya kera yarenzweho n'iki? Yarenzweho n'amazi irarimbuka. Hano rero ngo aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka, ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku mateka urimbura abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobera yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Yesu ashimwe. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ko bose bihana. Yesu ashimwe. Murumva ikintu cy'ingenzi bene data, bavandimwe muteze amatwi, nuko Imana yihangana kugira ngo abantu bagire bate? Bihane. Turi kumwe? Ishaka ko abantu bose bagira bate? Bihana, bagahindukira. Niyo mpamvu itinze isezerano ryayo. Rero ahubwo ntukwiriye kubaza ngo ryari, ahubwo ukwiye kwibaza ngo kuki ntindije kuza kwa Yesu? Kuki ntindije isezerano ry'Imana? Kuki ntumye habaho gutinda bene ubu buryo, bene aka kageni? Nicyo kibazo ukwiriye kwibaza. Ntukwiriye kwibaza byinshi, wibaza ngo kuki Yesu atinze? Kuki Yesu yavuze ngo ndaza vuba, kandi byarangiza hakaba haciyeho imyaka igera mu 1,000 ataragaruka? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Wowe ukavuga ngo mbese njyewe sintindije kuza k'umwami wacu? Muri uyu munsi rero ngira ngo dusubije icyo kibazo nkoresheje ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Mwene data, muvandimwe, mushiki wacu, waba ufite icyo kibazo, urararikirwa kwihana kugira ngo ahubwo utebutse kuza k'umwami wacu. Kuko n'ubundi nutihana n'ubundi azaza, hariho abazagutanga kwihana bagatwara umwanya wawe, imbabazi z'Imana zikarangira wowe ukiri mu gushidikanya, ugishidikanya, ukibaza ibibazo.
Imana rero irakurarika. Yesu ashimwe. Hanyuma tugiye kureba ese mu gihe cy'intumwa ko twarebye ni ibiki byabayeho mu mateka aheruka y'intumwa. Ese ni ibiki byahanuwe ko hagombaga kubaho akaga gakomeye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 haravuga ngo mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho, ni Pawulo wabwiraga abakuru bo muri Efeso, amasega aryana azabinjiramo ntababarire n'umukumbi, kandi muri mu bwanyu akaga kagomba guturuka muri bo mu ntumwa. Muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke nuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Turi kumwe? Iki cyari igihe cy'intumwa, igihe cy'akaga gakomeye cyane cyari kibari imbere. Noneho si uko abo bantu batari barimo, ahubwo nk'uko ubushize twashoje tugaragaza umumaro w'ubuyobozi ni uwuhe. Umumaro w'ubuyobozi ni ukurinda iki? Umukumbi. Birumvikana. Umumaro w'ubuyobozi bwari buriho mu gihe cy'intumwa, ndetse n'ubugomba kubaho mu itorero ry'Imana, ndetse no mu zindi nzego zose n'amakampani n'amatsinda. Ubuyobozi buberaho kurinda itsinda buhagarariye. Turi kumwe? Rero tugiye mu rwego rw'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye butatanye nk'intama zitagira iki? Mwungeri. Turi kumwe? Yesu avuga iby'umugaragu ukiranuka, nuko umugaragu mwiza. Turi kumwe? Nuko umugaragu mwiza wahawe igerero ryo kugerera abagaragu ari ku gihe, ariko umugaragu mubi yarazi ibyo shebuja ashaka ariko ntiyagira ati rekora. Akubita abagaragu bagenzi be yahawe kugerera igerero, ndetse aravuga ati umwami wanjye aratinze, atangira gusangira n'abasinzi n'abasambanyi n'indyarya. Rero umumaro w'ubuyobozi ni uwo kurinda abo wahawe kuyobora. Ukabarinda ute? Ukabarinda mu cyerekezo cy'iyo kampani cyangwa se cy'iryo tsinda murimo. Rero itsinda ry'abantu b'Imana, urugaga rw'abantu b'Imana rugomba gusugira, rugomba kurindirwa imipaka mu buyobozi bwarwo. Iyo ubuyobozi budohotse cyangwa se abari bahagarariye ubwo buyobozi bakavaho, iyo abasigayeho batabaye maso, akaga karinjira, ubuyobe bukinjira, ya masega akahaguruka akaza. Kandi ayo masega Pawulo avuga hano ni amasega y'abiyita abantu b'Imana. Birumvikana yemwe? Hano avuga ati ayo masega aryana muri mwe niho Yesu avuga. Muri mwe hazadukamo abantu bavuga ibigize bite? Ibigoramye. Ndetse kenshi na kenshi si uko bazaba batavuga, handitswe ngo hari ikindi Pawulo yavuze mu Bakorinto ba 2 igice cya 11. Pawulo yavuze ko neza ab'intumwa z'ibinyoma baza bigira nk'intumwa. Igice cya 11, Abakorinto ba 2 igice cya 11, ngo umurongo wa 12, ngo ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkuru rwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. No mu gihe cye hariho abantu birata bavuga ngo nabo ni intumwa. Birumvikana yemwe? Kimwe nuko muri iki gihe hariho amadini menshi yitirira izina ry'Imana, nyamara anyuranya n'ubushake bw'Imana. Icyo ni ikintu abantu bakwiriye kwibaza. Abantu benshi barahaguruka bati twe turi itorero ry'Imana, turi itorero ry'Imana. Si byiza kuba wakwiyitira itorero ry'Imana nyamara utagendera mu bushake bwawe. Nimushaka mwitwa amazina menshi, ariko ikibazo ukwiriye kwibaza, ese aya mazina twitwa, ibyo dukora birahura n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga? Byakabaye bishimisha Imana bamwe bitwa abamungu mwema, abandi bakitwa abaprotestants,
abandi bakitwa abategereje abadivantisite, abandi bakitwa abakatolike, ariko wajya kureba ibibahuza ugasanga byose ni bimwe. Usanga bafite kwizera kumwe, bafite umubatizo umwe, bafite Imana imwe ariyo Data wa twese, bafite n'Umwami umwe ari we Yesu Kristo, turi kumwe, bafite n'ibyiringiro byo kuzaboneka kwe. Niko mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 niko havuga, turi kumwe. Rero icyo nicyo cyiringiro cy'intumwa, niyo dogma y'intumwa cyangwa se niyo ndongozi y'intumwa: kwizera kumwe, umubatizo umwe, Umwami umwe, n'Imana imwe, n'ibyiringiro bimwe, turi kumwe yemwe. Kandi nicyo cyiringiro cya buri wese mu bihe bitandukanye by'amateka aranga itorero ry'Imana. Noneho rero ntabwo byaba ari akaga kuba abantu bamwe bakwitwa abaprotestanti, abandi bakitwa abakatolike, abandi bakitwa abadivantisite, abandi bakitwa abagorozi, abandi bakitwa abamungu mwema, abandi bakitwa abapantekote, abandi bakitwa abarestoration. Ariko niba bahuriye kuri ibyo bintu, ntabwo icyo cyaba ari cyo kibazo, turi kumwe. Ahubwo ikibazo ni iki? Nuko uko izina rije ritandukana n'ibyanditswe byera mu mikorere. Ntabwo izina riba ari ryo riba rifite ikibazo, turi kumwe. Ntabwo amazina ariyo aba afite ikibazo, ahubwo imikorere itandukana n'ahanditswe ngo, birumvikana. Noneho rero mu gihe cy'intumwa nacyo, muri bo Pawulo aravuga ati muri mwe hazaduka abantu bavuga ibigire bite, ibigoramye. Ibigoramye ni ibitagize bite, ni ibidahura n'ijambo ry'Imana. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Hari amasomo menshi tuzagenda tugarukaho. Nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira, niko handitswe. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Rero ni ukuvuga ngo niba abantu batagendanye n'iki jambo rivuga, ijambo ry'Imana ryahumetswe, niba abantu batagendanye n'amategeko y'Imana, nta museke. Umuseke ugereranya umucyo uturuka kuri Yesu Kristo. Ntabwo bamurikiwe, bari mu mwijima. Umwijima n'ibyaha, turi kumwe. Hano rero Pawulo aravuga ati njyewe, Bakorinto ba 2 igice cya 11 umurongo wa 12, ariko ibyo nkora nzakomeza kubikorera kugira ngo nkuru urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Ariko kandi ibyo si igitangaza, kuko Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ngaho ni mu gihe cy'intumwa, turi kumwe. Mu gihe cya Pawulo nuko byari bimeze. Aravuga ati muri mwe hazadukamo abantu bavuga ibigize bite, ibigoramye. Akaga gakomeye ntabwo kagera ku itorero gaturutse hanze yaryo. Uwanze y'itorero yakurenganya, yarifungira, yagira gute, ariko ntiyafunga umutimanama, ntiyafunga amahoro. Turibuka ibya Herode warenganije intumwa, akica Yakobo amwicishije inkota, mwene se wa Yohana. Bagakora ibintu bitandukanye, bagafunga Petero, bagafunga Barinaba, bagafunga Sira, bagafunga Pawulo, bakarengana abantu, bagatatana, intumwa zigahemurwa, zikagirirwa nabi. Ariko nta kubera amahoro bari bafite n'ubumwe bari bafitanye hagati yabo, muri bo umurimo wakomeje gutera imbere. Ariko akaga iyo gaturutse hagati muri mwe, hagati mu bantu b'Imana, hagati muri kampani runaka, hagati mu itsinda runaka, hagati mu muryango runaka, ndabihuza byose kuko byose birasa. Hagati mu gihugu, ni ukuvuga ngo tugarutse ku itorero ry'Imana, akaga gaturutse muri bamwe bagize itorero ry'Imana bagatangira kuvurunga bagenzi babo, bagatangira kuzana ibinyoma. Umubwiriza yababwirije, abandi bakavuga bati oya, ariko rero nubwo wavuze wakabije,
dore twakabaye tugabanyaho. Yesu yaravuze ngo mujye, ijambo ry'Imana avuga ngo mujye musenga mupfukamye ariko tunahagaze nta kibazo. Wese ko yigeze gusenga ahagaze, ariko ni ukuvuga ngo ugasanga abantu batangiye kuzana utuntu tw'utudode. Ako kaba ari akaga gakomeye cyane. Gusenyuka birihuta, turi kumwe? Gusenyuka birihuta. Muraza kubona neza impamvu yatumye habaho amadini menshi. Duhereye kuri iki kintu Pawulo yaravuze ati, nako Petero, ni Pawulo yaravuze ati, muri mu bwanyu hazaza abantu bavuga ibigize bite? Ibigoramye. Turi kumwe? Ibigoramye ngo bagire bate? Bakururire abigishwa inyuma yabo. Pawulo rero yaravuga ati, abo ni intumwa zande, bigira nk'amarayika w'umucyo, nk'uko Satani ari marayika w'iki? Ariko w'ibinyoma. Turi kumwe? Ni ukwigira, ari ihinduranya, sibyo? Turasoma mu Batesalonike ba kabiri igice cya 2. Pawulo mu gihe cy'umwari hariho abantu bameze gutyo, abitwa idini ryitwa Arianisme. Idini rya Arianisme ryaturutse kuri uyu mugabo witwa Arius. Iryo dini rya Arianisme ryaturutse kuri Arius. Yari umwe mu ntumwa, ariko azana inyigisho ziyobye. Harimo abazanye inyigisho zivuga ko Yesu atigeze apfira ku musaraba, ko babambye undi. Hari abandi bazanye inyigisho zivuga ibyo gukebwa, Judaism. Noneho baravuga bati, ariko twakire Kristo, ariko no gukebwa n'imihango yakorwaga yasuraga Kristo tuyikomeze. Abandi bazana izindi nyigisho zivuga ngo Kristo ntabwo yazutse. Abandi ni benshi cyane muri icyo gihe. Ahari ushobora kuvuga ngo iki gihe nicyo kiriho cy'amadini. Nabasobanuriye neza ko Kayini yabaye idini n'abera biki? Idini. Birumvikana? Abisirayeli bari idini n'Abanyegiputa ari amadini, sibyo? Atandukanye. Yesu yasanze hariho abafarisayo, abasadukayo, abantu batandukanye. Birumvikana? Kandi buri tsinda muzi ko abafarisayo ntibemeranyaga n'abasadukayo. Abasadukayo baravuga ngo nta muzuko ubaho. Ubwo ni idini ritemeraga iki? Umuzuko. Ariko abafarisayo bo bemeraga iki? Umuzuko. Birumvikana? Byumvikane ko naho babaga bateraniye mu matsinda yabo, ntabwo abo bantu bigeraga bahura. Birumvikana? Hari aho abasadukayo bagiraga amateraniro yabo kuko bari bahuje iki? Ibitekerezo. Abafarisayo nabo bakagira amateraniro yabo kuko bari bahuje ibitekerezo. Yesu rero nawe azanamo irindi dini ryitwa itorero ry'intumwa. Birumvikana? Abanyamahanga nabo bakagira amadini atandukanye bitewe n'ibigirwamana basengaga bitandukanye. No mu gihe cya Pawulo rero hari iyo myizerere itandukanye. Imyizerere itandukanye. Turi kumwe? None rero aravuga ati, hazaza muri mwe abavuga ibigize bite? Abavuga ibigoramye kugira ngo bikurure abigishwa inyuma. Arongera arahanura. Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turi kumwe? Ntabwo dushobora gutera intambwe ngo tugere mu mateka yaranze itorero rya Gikristo nyuma y'uko intumwa zose zishiraho hagasigara ababakomotseho. Ntabwo twatera iyo ntambwe tutarabanza kureba niba byarahanuwe. Turi kumwe? Abatesalonike ba kabiri igice cya 2. Turabinginga bene data, kubwo kuzaza k'umwami wacu Kristo no kuzamuteranizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo. Turi kumwe? Cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Urumva arabivuga kubera ko hari abamaze kugira gute? Abatangiye kubyigisha muri icyo gihe. Bati umunsi w'umwami Yesu yaraje. Ntabyo muzi. Turi kumwe? Ntabyo muzi yaraje. Handi bati kuba yari mu mitima yacu yamaze kuza. Sibyo? Ni mwahawe umwuka wera se? Noneho bakabivuga gutya. Ariko hano akavuga ati, ntihagire umuntu ubayobya. Yaba rero bavuga ngo ni umwuka wera ubibabwiye,
aravuga ngo ni urwandiko ruvuye kuri twe, ntihazagire ikintu na gito mugira muti mwemera. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kugira gute kubaho. Kwanza hagomba kubaho kwimura iki? Hagombaga kubaho kwimura Imana, birumvikana. Ariko se ni ukwimura Imana k'umuntu wese ubonetse? Ni kurya kwimura Imana bisobanura ngo ni kwa kundi kuzwi kwavuzwe ni kwa kundi kuzwi kwavuzwe mu buhanuzi. Turi kumwe? Hano rero hakavuga ngo kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mu nyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kuri, ariwe mwana wo kurimbuka. Noneho abantu bakibaza ngo uwo antikristo, uwo munyabugome ninde? Benshi bakazana inyigisho zabo zitandukanye, bakazana ibigoramye nyine, siko bimeze. Ariko uyu ngo ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urabyumva? Pawulo aravuga, atanga n'ibimenyetso by'ukuntu uwo muntu azaba ameze. Iyo organization, reka iyo tuvuga, iyo organization izaba yishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose n'igisengwa cyose, kandi uyihagarariye yicara mu rusengero nawe yiyita iki? Yiyita Imana. Turi kumwe? Imana ntibayisenga se? Imana bayisaba imbabazi? Imana bayaturira ibyaha? Birumvikana. Umuntu nawe azafata izo responsibility, yishyire mu cyimbo cy'Imana. Birumvikana. Nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Byari ngombwa ko n'icyo gihe ahishurwa, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Ninde wabuzaga amayoberane y'ubugome? Ni za ntumwa zari zikiriho? Ni Pawulo, ni Petero, ni Yohana, ni izindi ntumwa nka Yakobo n'abandi batandukanye. Abo bari bagishikamye mu kuri nibo babuzaga amayoberane y'ubugome. Organization, ubuyobozi. Birumvikana? Ubuyobozi nibwo bwabuzaga ko hinjira inyigisho zikakaye z'ibinyoma cyangwa se zitarimo ubuntu bw'Imana. Birumvikana? Ko hatagira abantu binjira bashaka kwiyobagiza ngo bakurura abigishwa babakura mu kuri. Birumvikana? Hari abantu benshi bavuga ngo ninde wabuzaga ibyo ngibyo? Ni ubuyobozi bwari bushikamye muri icyo gihe, ni imikorere y'intumwa zari zikiriho. Ariko mu gihe intumwa zari kuba zimaze kurangiraho, hagasigara abazikomoka, abadesanda bazo, ni ukuvuga ngo hagombaga kubaho ingorane n'akaga byagombaga kwinjira mu itorero. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Noneho rero Pawulo ati musobanukirwe no kuza k'uwo mugome. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, ariko kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nyaboneka niba usobanukiwe n'ibyo, ukwiriye kwitandukanya n'uwo munyabugome. Birumvikana? Ku barimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bagire bate bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Ntabwo Imana yohereza, ahubwo bivuga ngo Imana iraberereka. Birumvikana? Bwa bushukanyi bwo burahari, ariko kubera ko abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe, Imana iravuga iti okay, muhisemo ibinyoma, mugende n'akazi kanyu, ikaberereka. Birumvikana?
Imana ikohereza umucyo bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ariko iyo byanze n'ibihamya byose iba yaguhaye, ibererekera umwijima, ibererekera ubushukanyi, byose bikaza bikakwirohaho, hanyuma ugasigara wiyitirira izina ry'Imana kandi waramaze kuba akahebwe, warayobye utazanagaruka burundu. Birumvikana yemwe? Niyo mpamvu baravuga ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo batizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iki? Bacirweho iteka. Birumvikana yemwe? Bacirweho iteka. Ese ibi byaje kubaho? Ese ibi byaje gusohora? Igisubizo nibyo. Mu gihe cy'akarengane gakomeye cyane, intumwa Yohana iyo usomye mu itangiriro murako mu Byashuwe igice cya mbere bivuga ko bamujyanye mu kirwa cya Patimosi bamuhora kugira gute? Guhamya kwa Yesu. Birumvikana yemwe? Iyo ntumwa Yohana niyo ntumwa yapfuye nyuma y'izindi zose, ariko we ntabwo yapfuye azize akarengane, kuko kumurenganya bo baramurenganije birabananira, bamutwika mu ngunguru y'amavuta acaniriye. Birumvikana? Bacanira amavuta ingunguru, bayitereka hariya, baracanira bati aka kagabo tugiye kugashyiramo, kano gasaza gahora kavuga ibya Yesu tugiye kumushyiramo. Nuko baramufata bamujugunya mu ngunguru y'amavuta. Arangije Imana iragenda imuhindura umusore. Birumvikana? Ya mavuta agenda akuraho uruhu rwose rubi, umugabo akomeza kuririmbira mu ngunguru. Barakomeza bati ariko se uyu muntu uko adashya? Babona itoto riraje, bati po mukuremo. Noneho bamugejeje hanze baravuga bati bizagenda bite? Ariko hari ikirwa cya Patimosi kidatuwe n'abantu, kibamwo ingona, cyari hafi nyine mu nyanja, kibamwo ingona, kibamwo imvubu, kibamwo ibinyamaswa bitandukanye. Aho hantu niho dukunda gufungira abagome bakazapfirayo. Reka tumujyane, turi kumwe? Reka tumujyane, turi kumwe? Baramujyana, bamushyira mu kirwa cya Patimosi. Bamaze kumugeza, ubwo ari amadini yitwa Patimosi, ariko abayarimo ntabwo bazi icyo bisobanura. Patimosi, ese kuri muri Patimosi ukora nk'ibyo Yohana yagiriwe? Uri mu ruhande nk'urwa Yohana? Ukurikiza iyerekwa yagize? Ni ikibazo ukwiye kwibaza. Handi bati revelation, ihishurwa. Ese ubi byahishuwe ubigenderamo? Ni ukuvuga ngo utwo tuzina twiza twakabaye tujyana n'imico, tukajyana n'ibirimo. Birumvikana? Restoration, kugarurwamo ubumuntu, kugarurwamo ishusho nziza, kongera kuremwa bundi bushya. Ese usanga abantu barimo baremwe bundi bushya? Ni ibintu ukwiye kwibaza. Birumvikana? Yohana rero ashyirwa mu kirwa cya Patimosi, hanyuma agezeyo ku munsi w'isabato, umunsi w'umwami, nuko arangije ahabwa iyerekwa. Birumvikana yemwe? Ahabwa iyerekwa, yandika ku bibabi. Turi kumwe? Uko yandika yohereza mu mazi, bigenda bigera ahantu babasare babibona, babisoma, babijyana, kugeza igihe baje kubyandika ku mpu, ku mizingo. Wa muntu baravuga bati wa muntu aracyariho. Umwami w'icyo gihe amukurayo. Yohana, icyo nashaka kuvuga, yapfuye azize indwara isanzwe. Baravuga ngo yapfuye urw'akarago, nubwo abazungu batagira ikirago, ariko mu Kinyarwanda yapfuye urw'akarago niko bivuga. Ni indwara nyine isanzwe. Yohana rero mu mwaka 99 amaze gupfa, hasigaye muri za ntumwa 12 nta n'umwe wagize uti wari usigayeho. Niyo ntumwa yapfuye bwa nyuma. Turi kumwe? Nuko babandi ya organization yabuzaga ko ibinyoma byinshi bimaze kuvaho, akarengane kaje gukomera cyane kugeza mu mwaka wa 310. Birumvikana? Hanyuma rero mu mwaka wa 312, kubera ko abakomoka ku ntumwa bari bararenganijwe mu buryo bukomeye cyane, ndetse idini cyangwa se itorero rikomoka ku ntumwa ryarakwiriye hafi
y'Uburayi bwose ndetse no muri Aziya hamwe n'ibice bike byo muri Afurika. Nuko maze umwami w'abami, icyo gihe hari mu ngoma y'Abaroma, ari nayo ngoma Yesu Kristo yari arimo, ingoma y'Abaroma. Umwami w'abami w'Abaroma witwa Constantinus Max. Constantinus cyangwa se Constantine arangije yima ingoma mu mwaka wa 312, ariko aza mu mugambi uvuga ngo basogokuruza na ba data bagiye bapfa urupfu rubi. Ahera kuri Herodi wishyize hejuru, marayika akamukubita urushyi rumwe akagwa hasi, ijambo ry'Imana ngo agwinyo, yongera kubaho, ahita agwinyo ako kanya. Yibuka ba Nero bari bameze nk'abasazi, yibuka n'abandi ukuntu bagiye bapfa urupfu rubi kubwo kurenganya ubukristo. Aravuga ati ngewe si ibyo nzakora, ahubwo ngiye gutegeka abapagani n'abakristo, abo mu bwami bwanjye, baba abakristo baba n'abatari abakristo, bose ngiye kubategeka. Ndabigenza ne? Nuko arangije aravuga ati ubu ngiye kuba umukristo, kandi nimba umukristo, abo mu bwami bwanjye bose, abaturage bose, nzashyiraho itegeko ntakuka ko bakwiriye kuba baki abakristo. Ariko ubukristo si ubuhatwa, birumvikana yemwe. Ubukristo ntabwo tuba abakristo bitewe n'uko abayobozi b'ibihugu byacu nabo ari abakristo. Ntabwo tuba abakristo bitewe n'uko ba data ari abakristo, ahubwo tuba abakristo bitewe n'uko twagize ihinduka. Ntabwo tuba abakristo b'ibyitiriro. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bahaswe idini, bahaswe ubukristo, buhinduka ubukristo bwo kwizina kandi bubyara akaga. Umunywi w'itabi ajya mu rusengero, inkono akayisha mu mufuka cyangwa akayishyira hanze mu byatsi, yarangiza agasohoka ati ubwo mvuye mu misa, ubwo mvuye mu rusengero, ubwo mvuye hehe mu musigiti, ubu ngiye kongera kunywa itabi nta kibazo. Umusambanyi akavuga ati ngewe amafaranga nakoreye muri iki cyumweru mu busambanyi mpfa kuba ntangaho icya-10. Ubwo ubukristo buhaswe. Umujura nawe nuko, abaryi ba ruswa nuko. Hanyuma rero abahagaze mu kuri batangira guhura n'akaga ko kurenganywa n'imbaga nyamwinshi y'abatarahindutse. Constantine rero agiye ku ngoma afata icyemezo cyo kuba umukristo. Hanyuma intumwa, abakomoka ku ntumwa, hari abantu benshi bibaza ngo katolike byavuye. Katolike byabayeho mbere yo kugoma. Icyo gihe itorero bari bararyise katolike bivuga ngo gikwira, birumvikana. Gikwira babaye rusange, babaye mu bihugu bitandukanye, babaye benshi. Turi kumwe? Ni genero babaye benshi. Turi kumwe? Hanyuma abo ntibashishoza bati yo baturakaza neza, ahari twakira akarengane, ahari twakira intare bahora baturisha, ahari twakira ibintu bitandukanye, inkota, guhemurwa, gukoherwa mu mashyamba, ahari twabikira. Turi kumwe? Nibareba ku rundi ruhande, nuko agezemo aca iteka rivuga ngo nshiye iteka ko abo mu bihugu byanjye bose bahinduka bake abakristo. Baje bameze bate? Baje ari imbaga nyamwinshi iruta nyamuke, abantu nyamuke, inkehwe b'abakristo. Baraje rero bigeze mu mwaka wa 325, isabato umunsi wa 7 babagize bate? Bawukuyeho. Abapagani b'i Roma basengaga izuba kandi bakarisenga ku munsi wa mbere ubanziriza icyumweru, ari wo umunsi twita ku cyumweru. Hanyuma rero kuri uwo munsi basengaga izuba, ariyo tugiye mu zindi ndimi, mu Kidage baravuga Sonntag, umunsi w'izuba. Hanyuma twajya mu Gifaransa ni dimanche, le premier jour de la semaine. Muri Raruse niko havuga. Twajya mu Cyongereza hakavuga Sunday, umunsi w'izuba. Kuki ari umunsi w'izuba? Ibyo tuzabigarukaho neza. Kuki ari umunsi w'izuba? Kuko ubu tubigiyemo byatuma dufata indi topic yindi.
izakurikiraho, ariko tuzabisobanura neza. Nuko isabato bayikuraho, baravuga bati babaho majority bivuga ngo ni imbaga nyamwinshi. Mu kubitorera baravuga bati twebwe reka duhuze namwe, tugire ibyo duhuza namwe mugire ibyo muzana, kugira ngo turebe ubukristo bufite imbaraga. Twebwe twajyaga dusenga ku munsi w'izuba, namwe mwajyaga musenga ku isabato, turabigenza dute? Ariko Yesu si umwami, si izuba ryo gukiranuka. None se ntiyazutse ku wa mbere? Reka duhuze ibyo bintu sasa, turi kumwe. Ariko byakajya mu byanditswe byera birimo, byokajya nta birimo. Birumvikana? Ahubwo ikinyuranye Yesu yari yavuze muri Matayo igice cya 24:20, aravuga ati mw'abantu mwe, musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Turi kumwe? Ariko bo baravuze bati yazutse ku wa mbere se? Nese umwuka wera ntiyamanutse ku wa mbere w'isabato? Rero uwo munsi nubwo twebwe tuwusenga n'izuba, reka tubihindure tubigire izuba ryo kugira gute? Ryo gukiranuka. Umunsi Imana yaremye k'umucyo niwo munsi wa mbere, sibyo? Nuko uwo mucyo umurikira abantu, nuko imbaga nyamwinshi irabitorera, ya mbaga nkeya mukeya iti iyo twikururiye ni ibiki? Nuko bari bamaze kwinjira mu buyobozi, itegeko ribaho gutyo. Birumvikana? Amateka atubwira neza ko mu mizo ya mbere abakristo bikimara guhinduka gutyo bateranaga ku minsi ibiri. Bamwe bagaterana ku isabato, abandi b'ibikomangoma bakomeye bagaterana ku cyumweru. Ariko igihe kigeze hari umupapa wagiyeho, hanyuma akuraho ibyo ngibyo burundu. Umubatizo, Constantine ahageze bamubwira kubatizwa muri uwo mwaka wa 25. Aravuga ati ntabwo ndi bubatizwe mu mazi abayoboke banjye babatijwemo, abayoboke b'ubwami. Niba amazi ariyo kimenye, niba ariyo mbese tugomba kujyamo nk'ikimenyetso, nimufateho amazi muyasabire umugisha, hanyuma umuntu wanyanze ku gahanga ndaba mbatijwe. Nuko bamuminjagira ku gahanga. Muri icyo gihe abakomeye bakajya babatizwa baminjagiwe ku gahanga, abandi bakajya bashyirwa mu mazi menshi. Uyu munsi madini imwe ya giprotestant aracyabikora, bamwe mu mazi menshi ngo babishaka, abandi hehe ku gahanga. Turi kumwe rero? Turi kumwe? Ariko Pawulo yari yabivuze, aravuga ati mumenye ko kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwa Satani n'amayobera menshi. Hanyuma Constantine afata umukuru w'itorero ry'i Roma, cyangwa se bishop, musenyeri, reka ariko tumwita umukuru w'itorero ry'i Roma, uwari uhagarariye itorero rya Roma rya gikristo. Hanyuma amuha icyubahiro, aravuga ati ntangaje imbere yanyu mwese ko uyu muntu ari ukuriye amadini yose cyangwa se itorero ryose ryo mu isi. Birumvikana? Mwise papa. Birumvikana? Mwise papa bivuga ngo niwe se w'abantu bose. Birumvikana? Ibi ngibi iyo umuntu abivuze bimwe bararakara, mwirakara bavandi. Ni amateka, ntawe uhindura amateka, ahubwo amateka avugwa uko ari. Ahubwo noneho abantu bakareba n'iki cyabayeho kugira ngo dukosore, sibyo? Tugendere mu nzira nyakuri. Hanyuma niba yenda abantu banyomoza, bazanyomoze ko Constantine atavuye i Roma akajya kubaka undi mujyi ahitwa Byzanti, akawitira izina rye Constantinople. Turi kumwe? Wa mujyi w'i Roma awusigira papa ngo ari we ugira ute? Wa mu bishop w'i Roma ngo ari we ugira ute? Uyobora. Amuha ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro, aravuga ati imanza zose ujye uzica, ariko izikunaniye uzajya uzinyoherereza. Nguko uko ubupapa bwaje kuvuka. Hanyuma rero ngira ngo ubuhanuzi butangiye gusohora muri uwo mwaka.
ko muri mwe hazavamo abavuga ibigize bite ibigoranye. Intege nke itorero ryagize ryo kwihuza n'isi, bakavanga amahame y'isi n'amahame y'ijambo ry'Imana, niryo byatumye itorero rizamo akaga n'ingorane bikomeye. Imana rero dufashe kugira ngo dusobanukirwe ko igihe cy'intumwa, itorero ry'intumwa ryashoreje mu kugoma. Birumvikana habamo umugabane ugoma ukurikira antikristo. Birumvikana kurwanya Kristo. Kandi mujye mwibuka ko havuze ngo bazaza bica marayika w'iki w'umucyo. Imana rero dufashe ubutaha tuzareba iby'akarengane kabayeho guhera icyo gihe. Ni karengane ki kabayeho? Ese bihura bite n'ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13, aho ikiyoka cyahaye ya nyamaswa ubutware n'imbaraga n'intebe? Bisobanura ngo Constantine yarahagarariye ubutegetsi bw'isi aribwo nyamaswa, nako aribwo kiyoka. Nuko aha ya nyamaswa, aha umukuru w'itorero ry'i Roma, ububasha n'ubushobozi n'icyubahiro n'intebe, we yimukira hehe? I Constantinople. Tuzareba n'iby'ihanguka ry'ingoma ya Roma muri 476. Hanyuma ingoma y'ubupapa iza kubaho, yamaze imyaka 1260 kuva muri 538, ubwo yari imaze kunesha abami batatu cyangwa ubwami butatu, abaheruri, abavandari n'abostrogoti, igasoza muri revolution y'Ubufaransa mu 1798. Imana rero dufashe kugira ngo tube maso, twe kujya twemera ibyo tubonye byose, ahubwo tujye tubanza kubaza ngo handitswe ngo iki? Ese ubuhanuzi burahura koko n'amateka? Ese ibyo mbona mbyigiraho iki? Ese nkwiriye kwemera gahunda z'isi zikivanga mu by'ijambo ry'Imana? Isi ifite uko iyoborwa, n'itorero rifite uko riyoborwa. Iyo ubuyobozi bucitse intege bukagira icyuho butanga, ni ukuvuga ngo akaga kinjira hehe? Mu itorero. Iyo abantu batinya kurenganywa, batangira kwihuza n'iki? N'isi. Numvikana kuko isi yo ntabwo ijya ikunda abantu b'Imana na gato, wabyemera utabyemera. Niyo mpamvu iyo uri umuntu w'Imana ukaba uri mu butware bw'isi, birakugora cyane, nk'uko Daniyeli byamugoye i Babuloni n'abandi bigora muri iki gihe, kubera ko bashaka kuvugisha ukuri, ariko ukuri kukagira gute? Kukaganzwa n'ibinyoma bya benshi, bashaka za ruswa, bashaka kunyereza imitungo, bashaka ibintu bitandukanye. Ugasanga umuntu w'Imana arahangayitse, ndetse akaviramo no kugirirwa nabi, nk'uko Daniyeli yagiriwe nabi i Babuloni mu butegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi. Imana rero dufashe iduhe kunesha, kugira ngo ijambo ryayo ritubere inkingi n'urwego bizatugeza mu bwami bwayo. Nibyo nsaba namwe mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Muri aka kanya tugiye gusoza n'indirimbo ya 55, twese duhagaze.
Mana data wa twese ukiranuka, urakoze kubw'ijambo ryawe, ubw'amateka ukomeza kutwibutsa kugira ngo twisubireho tumenye ko tudakwiriye kugira ikirenge mu cyo bagiye bateshuka, ahubwo dukwiye kugira ikirenge mu cyo bagiye bashikama. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba tukwinginga kugira ngo udufashe, cyane cyane iri jambo ryawe rishimangirwe muri twe, aya mateka aduhe guhagarara dushikamye, dore ko turi ku iherezo ry'ibihe, maze kandi n'abayumva bose mwami batere guhinduka. Umwuka wera akorere muri iki cyigisho kugira ngo akore ku mitima ya benshi, maze bihane bahindukire. Turakwinginze, komeza rero tugire neza kandi dufashe, ubuntu bwawe n'amahoro bigumye kubana n'abakwingira bose, abakwambaza mu kuri no mu mwuka, iyo tugusabe mu izina rya Yesu, amen. Isabato nziza. Umunsi w'umunezero.